kugira ngo uyu Yabesi ngo nyina yamubyaranye agahinda. Kandi ikindi kintu kiyongeraho gikomeye, ikongeraho ngo yarushaga bene se icyubahiro. Imana impira ijambo, natekereje ukuntu avuga ngo yarushaga bene se icyubahiro, ariko ugasanga ni umunyagahinda. Nkibaza uyu muntu urusha bene se icyubahiro kandi yangiza akaba umunyagahinda, buriya Imana iriseriye ku rwego ruhambaye. Irabanza ikareba icyo umuntu ashaka, ititaye kuri we, ukomoka he, uvuka he, ufite iki, uruwande, urareshya ute, urasute, wavutse mu buhe buryo. Ntabwo Imana ireba izo detaye, Imana ireba umutima. Hari imbaraga zikubuza akazi, hari imbaraga zituma uhora utangira ibyo watangiye ugatangira, aho wakageze ugatangira. Hari imbaraga zituma utaba successful, hari imbaraga zituma udakomeza, hari imbaraga zituma utagera ku iyerekwa ryawe, hari imbaraga zituma zikurwanya, zigatuma icyo watangiye kitarangira. Iyo utarahishurirwa, nicyo kintu nakuyemo. Yesu ashimwe. Iyo utarahishurirwa ngo umenye uburyo usenga, aho wagira hose abaraho, uzakomeza ukomera amasha abantu, ariko umuntu nakurusha guhishurirwa, azakurusha n'umugisha, azakurusha no kugera kure cyane. Shalom, shalom bene data, twongeye kandi tubasuhuje. Ubuntu bw'Imana komeze bubane namwe aho muherereye mwese. Dushimiye Imana rero, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana y'ubuntu, Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Tuyishimiye ko yemeye ko tubyuka bikemera, nkunda kubivuga, ko duhumeka bigakunda, ko tuzamura ukuboko bikemera. Ubu ni ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi. Iyo ubonye ntabwo urwaye, nta tedura uri kuranywa, ukumva umeze neza, uje uvuga ngo Mana ndagushimira yuko ari andi mahirwe umpaye kongera kubaho kugira ngo nguheshe icubahiro. Rero turashimira Imana aho umuntu wese aherereye, Imana yarinze, tubishimiye Imana. N'uwoba agwaye atamerewe neza, ndakubwira ngo ubuntu bw'Imana buracahari kugira ngo butugirire neza. Rero twongeye gushimira Imana kandi uyu munsi Imana yaduhaye ngo dusangire ijambo ry'Imana. Twagize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana, inshuti yacu, mwene data, Bishop Musoni Innocent. Niko yitwa. Dushimiye Imana rero yuko yaje hano kugira ngo adusangize bimwe mu butunzi Imana yamuhaye, bumwe mu bwiru n'ijambo ry'Imana Imana yamuhaye, arisangize abera. Rero dushimiye Imana ko yaje kubana natwe kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka tumuhe ikaze atwibwire, niturangiza kutwibwira turasenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe mu ijambo tugiye kumva. Bishop karibu twibwire. Murakoze cyane. Nanjye mbanje kubasuhuza abadukurikiye muri uyu mwanya w'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana, kandi nshimira mama Pasteur Bebrine, umukozi w'Imana, wadutumiye muri uyu mwanya wo gusangira ijambo ry'Imana, dusangiza bene data bakurikiranye, kandi mboneraho no gushimira Imana yaduhaye umwanya mwiza w'umugisha. Ni byiza kugira ngo dusharinge cyangwa se duparitaje, dusangire icyo Imana ibashyize ku mutima yacu kugira ngo kibashe gufasha na bene data bose badukurikiye. Murakoze cyane. Nk'uko babibabwiye rero, nitwa Bishop Musoni Shumbusho Innocent, ndi umushumba mu itorero rya Girizo des Âmes. Ndi
Gabo ndubatse Mm. mfite umudamu n'abana 2 Mm. ndumva ari ibyo murakoze cyane Yeah. Imana iduhana umugisha. Amen. Yeah, twishimiye kubana nawe. Ah, abamwishimiye mureke dukomere Imana amashyi mwese aho muherereye tumwakira. Turavuze ngo ni kaze Yego. kubana nawe n'umugisha. Mm. Reka rero dusenge tumwakire, dusangire ijambo ry'Imana, tubwire Mwuka Wera azabane natwe, ntabwo ari twebwe. Ijambo ry'Imana rigira ububasha ku bagiye kuryumva, ku bagiye tugiye kurivuga ritugireho ububasha. Imana turagushimiye, tugushimiye ubukuru bwawe, tugushimiye neza yawe, turagushimiye ko uyu munsi ari wa munsi mwiza waturemeye kugira ngo tuwishimiremo. Tugushimiye yuko uyu munsi uri mu ya mirimo myiza wadutegura ngo tuyigenderemo. Iyi nayo ni ya mirimo myiza wateguriye abagukunda ngo bayigenderemo. Tugushimiye ko watuboneye iyo opportunity, uyu mwanya mwiza, ko dushobora kwicara tukavuga ijambo ryawe n'ubuntu bwawe. N'ubura ahantu hose ashobora kuryumviriza n'ubuntu bwawe. Turagushimire ko ubwo buntu bwawe, reka Mwuka Wera afate control, uvuga ntavuge nkawe, avuge nk'uvugishijwe nawe. Kubaho kwawe kube hagati muri twebwe, ikintu cyose kitakuvaho turacamaganye mu izina rya Yesu. Duhamagaje presence yawe, duhamagaje kubaho kwawe. Uzakumva rino jambo, uzaryumva ejo, uzaryumva mu myaka 5, rize rimugirire umumaro mu izina rya Yesu. Kuko tuzi kuri Imana, ijambo ryawe ariryo riri hejuru y'ibintu byose. Ijambo ryawe niryo ryaremye, ijambo ryawe niryo riduhindura, niryo ritugira abazima. Reka rero mwami wanje muri kano kanya ijambo ryawe tugiye kumva rigire impact, rituremere, riduhindurire, rigice ridukorera ku buzima bwacu. Turagushimira Imana yacu, turagushimiye ko utumvishije, tubisenze mu izina ryawe gira Yesu Kristo wapfuye kandi akazuka. Amen. Amen. Ni kaze rero, turaguhaye ikaze aho tugeze ijambo ry'Imana. Turiteguye kumva. Rero ndakunda ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Imana iduhana umugisha. Kandi ihe umugisha na bene data badukurikiye bose. Aho ubutumwa bwiza bugera. Ubutumwa bwiza ni imbuto y'Imana. Umuntu wakira, umuntu bwakira aba ameze nk'ubutaka bwakiriye imbuto. Ubutaka bwiza iyo bwakiriye imbuto, iyo mbuto ibukuriramo. Rero umuntu wese wakira iyi mbuto y'ubu butumwa bwiza, Imana imuha umugisha. Amen. Iryo ni ijambo dukunda gukoresha cyane, umugisha. Umugisha, umuntu asuhuza undi akamubwira ngo Imana iguha umugisha. Umuntu agahereza undi ikintu yamuha akamubwira ngo Imana iguha umugisha. Ariko ntabwo tujya dusobanukirwa cyane. Rimwe na rimwe hari igihe kenshi tujya tubivuga nkaho ari slogan y'abakristo, ariko ntituyuhe uburemere bwayo. Ese umugisha ni iki? Umugisha uboneka gute? Umugisha utangwa nande? Umugisha usabwa nande? Donc ni sije ngari, ariko nibura mu byo twaganiraho dukwiye kumenya umugisha ni iki. Umugisha Imana itanga ni iki. Turaza kwifashisha bimwe mu bitabo byanditswe hano muri Bibiliya bivuga ku mugisha. Ni sije ndende dushobora kuzakomeza, ariko turavugaho gato uyu munsi twifashishije bimwe mu bitabo bigaragara hano muri Bibiliya. Turavuga kuri iyo sije nyine y'umugisha. Umugisha Imana itanga. None abwira n'umuntu ngo Imana iguha umugisha, wumva ikintu akubwiye cyangwa se wumva ikintu umubwiye, wumve n'uburemere bwacyo. Ese umugisha utangiriraho ukagarukira hehe? Iyo uvuze ngo Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha mu biki? Kuva he kugera hehe? Rero reka tugire amagambo amwe twifashisha, biba byiza gushyiraho ibindi, ariko twabanje gusoma ijambo ry'Imana. Twongeye kubaha ikaze abadukurikiye. Nongere mbisubiremo, Imana ibaha umugisha. Turasoma igitabo cy'Ingoma za mbere. Ingoma za mbere ibice 4.
ibice 4 uhereye ku murongo, reka duhere ku murongo w'8. Hano umutwe w'amagambo uravuga ngo urundi rutonde rw'abakomoka kuri Yuda. Urundi rutonde rw'abakomoka kuri Yuda. Hanyuma kugira ngo tutaza gutinda, hatangira havuga amazina y'abantu gusa. Kugira ngo rero tutahatinda, reka duhere ku murongo w'8, wenda tuvugeho amazina make, twinjire kuri sije yacu nyamukuru y'uyu munsi. Umurongo wa 8 uravuga ngo Hakosi abyara Anubu na Sobeba n'imbyaro za Haruheri mwene Harani. Umurongo wa 9 uratubwira ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nk'uko mwumvishije iyo nkuru uko itangira ndetse n'umutwe w'amagambo ivuga ngo urundi rutonde rw'abakomoka kuri Yuda, tujya dukunda gukoresha ijambo rivuga ngo Imana itarobanura ku butoni. Uhita uribonera mbere yuko ninjira kuvuga ku mugisha, uhita uribonera muri iri jambo. Wenda reka mvugeho gatoya ku mateka y'uyu musore Yabesi wasabye Imana umugisha, ndetse si no gusaba gusa, ahubwo Bibiliya ikoresha gutakamba. Ikoresha gutakamba. Yatakambiye Imana. Uyu musore Yabesi, nk'uko byumvikana hano cyangwa binagaragara muri ibi byanditswe, Bibiliya ivuga ko urari urutonde rukomoka kuri Yuda. Umuryango wa Yuda ni umuryango, igisekuru cyose cya Yuda abamukomokaho. Noneho rero ikintu gitangaje, usoma uwo murongo wa 8, iyo mirongo yose, in fact niyo uhereye mu gice cya 2, bakwereka urutonde nanone rw'umuryango w'abakomoka kuri Yuda. Hanyuma bagaruka muri iki gice n'ubundi cya 4, bakakwereka nanone urundi rutonde rukomeza. Hanyuma bagera hagati aho ngaho bakavugamo uyu musore Yabesi. Ukibaza kuki batavuze ngo Yabesi yabyawe na runaka, yabyawe na runaka, runaka abyara runaka, runaka abyara runaka, kugeza ubwo bagera kuri Yabesi. Ahubwo baravuga ngo runaka abyara runaka, abyara runaka, bagera hagati hagahita haza elema etaranje, bagahita bavugamo uyu musore Yabesi. From nowhere, umuntu uvuye ahantu abantu batazi, bakavuga ngo Yabesi kuri umurongo wa 9 ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro. Na uhita wibaza uyu muntu, uyu musore, uyu Yabesi bahise bazana ngo yarushaga bene se icyubahiro, ibi bintu bihuriye hehe n'ibyari byatangiwe kuvuga n'inkuru yari yatangiye kuvuga? Murabona ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Now Yabesi uyu nguyu agaragara mu gisekuru kidafite ahantu gihuriye n'uyu muryango wa Yuda. Igisekuru cy'umugabo wita Rekabu, bakabita abarekabu mu bwoko bw'abakeni, baturuka mu gisekuru cy'uwo mugabo bita Rekabu, bakitwa abarekabu. Abo barekabu baturuka mu gisekuru cya sebukwe wa Mose, kuko Mose yari yashatse umugore w'umunyamahangakazi, umunyegiputakazi. So bivuze ngo uyu nguyu Yabesi nta hantu ahuriye mu mateka, nta hantu ahuriye n'iki gisekuru cya Yuda, ariko ni umuntu ugaragara nk'umuntu, ni igisekuru cyabaye hafi y'ubwoko bw'abayuda,
cyangwa se abisirayeli muri rusange. Barabana, biga imico yabo, babona imico yabo, bamenya uko Imana ya Isirayeli imeze, bamenya uko Imana ya Isirayeli ikora, bamenya uko Imana ya Isirayeli yabanye n'ubwoko bwayo, bamenya uko Imana ya Isirayeli ikorana n'abantu bayo mu masezerano yabahaye, akabona amasezerano Imana yabahaye ibyo yagiye ibavugaho. Babana nabo igihe kinini, bamenya uburyo Imana ya Isirayeli yita ku bwoko bwayo, amasezerano Imana yabahaye. Now, amaze rero kubona uburyo nk'umuntu wari warabanye n'ubu bwoko, nk'igisekuru cyabanye n'ubu bwoko, bamaze kugenzura imikorere y'Imana n'uburyo ibana n'ubwoko bwayo, Bibiliya iratubwira ngo uyu Yabesi ngo nyina yamubyaranye agahinda. Kandi ikindi kintu kiyongeraho gikomeye, ikongeraho ngo yarushaga bene se icyubahiro. Imana impira ijambo, natekereje ukuntu avuga ngo yarushaga bene se icyubahiro, ariko ugasanga ni umunyagahinda. Nkibaza, uyu muntu urusha bene se icyubahiro kandi yangiza akaba umunyagahinda, icyubahiro n'agahinda bihurira he? Icyubahiro bene se bamubonanaga, hanyuma yarangiza akaba umunyagahinda. Ese mu mugisha Imana itanga harimo agahinda? No, ntabwo ariko bimeze. Mu by'ukuri bihita bigaragara ukuntu hari igihe muri sosiyete umuntu aba arushaka abantu akantu gatoya, kubera yuko yiswe ko hari akantu abarusha, nawe akabyiyumvamo, yewe ndetse habaho n'igihe cyo kumukomera amashyi akumva ko ari igitangaza. Ayo mashyi bamukomeye akamukinga agahu mu maso, cyangwa se akamwambika fime, akamwereka ko ari igitangaza mu bandi. Ariko muri aka kanya ndagira ngo mbereke ko hari igihe umuntu aba mu byo bita reka nkoresha indimi z'abanyamahanga, icyo bita comfort zone. Umuntu akaba muri comfort zone, akumva akantu bamwitiriye karamushimishije, kubera ko hari akantu arusha abandi, cyangwa se ubundi ikintu bita competition kiza ryari. Competition cyangwa se amarushanwa aza kubera ko hari igihe ubona abandi hari icyo bakurusha, nawe ukumva wagera kuri icyo kintu ubona n'abandi, ukagira in fact bakunda gukoresha ishyari, ariko ntabwo ari ishyari, nta nubwo ari ishyaka. Ntabwo bavuga ishyari ryiza, bavuga ishyaka ryiza. Iyo hari competition, umuntu agira ishyaka ryiza ryo kugera ku cyo abandi bagezeho, nawe ukavuga uti nawe kubera iki runaka uri yageze ku kintu cyiza, kubera iki nanjye ntakigeraho. Icyo nicyo bita ishyaka ryiza. Ariko iyo nta competition ihari, cyangwa nta rushanwa rihari, umuntu aba yumva ahari ari aho ngaho. Umuhanga umwe yaravuze ngo iyo umuntu atazi aho ajya, aho yagera hose haba ari aho ngaho. Iyo umuntu atazi aho ajya, aho yagera hose haba ari aho ngaho. Now, Yabesi uyu nguyu amaze kubona yuko aritwa ko arusha bene se icyubahiro, ariko arangije ava muri ya comfort zone, aravuga ngo iki cyubahiro ndusha bene data, kandi nkaba nitwa umunyagahinda kuko mama ariho yambyariye. Ibi bintu ndimo ndibeshya ko mfite umugisha, ndimo ndibeshya ko ndi umunyamahirwe, ndimo ndibeshya ko ndi umutunzi, ndimo ndibeshya ko mfite ibintu ndusha abandi, ariko ibintu ntabwo ari byo. Namurebe rero, umuntu uzi icyo ashaka, umuntu wanze comfort zone, umuntu ufite iyerekwa rigari, umuntu utanyuzwe n'ahari kubera icyo ashaka, ahita yagura amaso areba kure, aravuga ati no, aya mashyi nkomerwa, iki cyubahiro bavuga ko mfite ntabwo gihagije. Ibi ngibi ni ukumbeshya, ibi ni ukunshuka. Abanyarwanda duca umugani ngo nyiri ijisho rimwe mu mpumyi ahinduka umutware, cyangwa ahinduka umwami. Iyo umuntu afite ijisho rimwe mu batayafite, ahinduka umutware. Na Yabesi niko yari ameze iwabo. Uwo mugisha yari afite, cyangwa se icyo cyubahiro yari afite, cyasaga n'icyubahiro cy'ijisho rimwe, cyasaga n'akantu gatoya afite.
ibyo bikamutera kuba umwami, bikamutera kuba igitangaza iwabo. Ariko amaze kwisobanukirwa ko uyu atari umugisha, aravuga ati reka mpindure, aravuga ati reka nsenge. Ahindura isengesho, arasenga, asaba Imana ya Isirayeli. Ntabwo yavuze ngo Imana yacu. Bigaragara ko iyi ngiyi itari Imana yabo, ahubwo yari Imana y'Abayisirayeli, kuko yabanye nabo, yabonaga imigenzereze yabo, yari azi amasezerano Abisirayeli bafitanye n'Imana yabo, akaba azi ngo ni Imana itanga umugisha. Ayo mateka arayafite. Aravuga ati uwakwegera Imana y'ubu bwoko, nabonye iby'Imana ikorana nabo, uwakwegera Imana y'ubu bwoko ahari nkayisaba, nkayitakambira, iyi Imana yampa umugisha. Mwibuke uko amateka yatubwiye yuko atari Umwisirayeli, ahubwo ari umunyamahanga. Arangije arasenga isengesho ririmo ibintu nakwita ko ari bine, ariko bikubiye mu kintu kimwe. Icyo kintu yitwa umugisha. Reka dusubiremo aya magambo, mwumve ibyo bintu bine yasomye, ibyo bintu bine yasabye, asenga asaba Imana ngo atakambira Imana. Muri ibyo bintu bine, icya mbere kibanza havugwamo umugisha. Aravuga ku murongo wa 10, aravuga ngo Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyampa ukampa umugisha rwose. Iyo bavuze umugisha rwose, urakoze cyane, harimo insistance. Ni nko gutsindagira, akavuga ati uvuze ngo Mana mpumugisha, n'uwavuga ngo Mana mpumugisha rwose. Iyo umuntu aguhaye ikintu ukavuga ngo ndagushimiye, undi akongeraho ngo ndagushimiye cyane rwose, uwo mugereka wongeraho ugaragaza uburemere. Iyo rwose ni umugereka, ugaragaza uburemere bw'iryo jambo ugiye kuvuga. Arangije aravuga ngo icyampa ukampa umugisha rwose. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, aravuga ngo ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Ibyo ni ibintu bine. Icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, icyo ni icya kabiri, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, icyo ni icya gatatu. Hari uguhabwa umugisha, icyo ni kimwe. Hari ukwagurirwa imbago, asa n'uwabishyize muri detail. Icya gatatu, ukuboko kw'Imana kukabana nawe. Icya kane, Imana ikamurinda ibyago ntibimubabaze. Ariko uku niko yasobanukiwe, niho ihishurirwa yagize riri. Ariko ubundi iki yari asabye cya mbere cyari gihagije, ariko ahita yangoroba, cyangwa se abishakira ubugari, arabyagura, aravuga ngo arabidetaye, aravuga ngo ahari ntaza gusaba, ntaza kwirimita, reka mvuga ibyo nshaka nyirizina biturutse ku mutima wanjye, mbivuge byagutse. Aravuga ngo icyampa ukampa umugisha rwose. Icya kabiri, ukagura imbago yanjye. Icya gatatu, ukuboko kwawe kukabana nanjye. Icya kane, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nawe iyo turebye rero muri ibi bintu bine, umugisha yasabaga Imana, yarangiza kongeraho ibindi bintu bitatu bikurikirana. Iyo yavuze ngo kwagura imbago yanjye, ni extension, kwaguka mu buryo bwose. Ushobora kwaguka economically, mu bukungu, ukaguka muri education, ukaguka muri sante, ukaguka muri territories land, ubutaka, mu mitungo nayo muri economy. Spiritually bivuze ngo ukagura imbago yanjye muri ibyo bintu byose. Umugisha, nongere mbivugemo, mbisubireho gatoya, umugisha uri wide. Umugisha ni mugari, nani limit. Umugisha ni mugari, ntabwo ushobora ibyo nibyo yabashije kuvugaho. Ariko umugisha ni mugari. Umugisha uri mu rushako, umugisha uri mu rubyaro, umugisha uri mu mashuri, umugisha uri mu buzima, umugisha uri mu bukungu, umugisha uri mu mibereho ya buri munsi, mu buryo buri fizike n'ubutari fizike. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uyu musore rero aravuga ngo icyamuka mu mugisha ukagura imbago zanjye. Muri izo mbago yagura, in fact iyo ugiye kureba ubona
uburyo Imana yaguye umugisha, uburyo Imana yamuhaye umugisha mu buryo bwo kwaguka. Mm. Iyo ugiye mu ngoma za kabiri, in fact naho ngaho ingoma za mbere igice cya kabiri ku murongo wa 55, reka tuwusome. Umurongo wa 55 uravuga ngo kandi imbyaro z'abanditsi babaga i Yabesi. Imbyaro z'abanditsi babaga i Yabesi ni Abatirati n'Abashimeti n'Abashimayeti n'Abasukati. Abo nibo Bakeni bakomotse kuri Hamati se w'umuryango w'Abarekabu. Noneho harabisobanuye cyane. Donc aho hantu hitwa i Yabesi ni umudugudu witiriwe Yabesi. Imana imaze kumwagurira imbago, imuha umudugudu mu rwego rwa yaguye land, yaguye ubukungu bwe, yaguye ekonomi ye. Abona umudugudu witirirwa i Yabesi, ngo hakaba n'abanditsi. Uwo mudugudu wari utuwemo n'abantu b'abanditsi ngo babahanga cyane. Abo bantu bose bari bahatuye. Bibiliya iratubwiye ngo n'ubwoko bwitwa Abakeni bakomoka b'Abahamati, ngo bakomoka muri icyo gisekuru cy'Abarekabu. Aho ngaho ari naho hagaragaza cya gisekuru twatangireho tuvuga, aho Yabesi akomoka, bitari mu muryango w'Abisirayeli, ahubwo ari umuryango w'abanyamahanga. Ariko yaje kwisanisha, yegera Imana ya Isirayeli, abari yasaba umugisha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Aha bivuze, natangire kuri rya jambo rivuga ngo ni Imana itarobanura ku butoni. Ni Imana ireba mu mutima. In fact buri Imana iriseriye ku rwego ruhambaye. Irabanza ikareba icyo umuntu ashaka, ititaye kuri we, ukomoka he, uvuka he, ufite iki, uruwande, urareshya ute, urasute, wavutse mu buhe buryo. Ntabwo Imana ireba izo detaye, Imana ireba umutima. Bibiliya ihita itubwira hano, dusoza uyu murongo wo muri iki gice cya 4, iravuga ngo kuri uwo murongo wa 10 biratubwiye ngo nuko Imana imuha ibyo yasabye. Imana imuha ibyo yasabye, ititaye ubwoko yavukiyemo, ititaye kuri background, ititaye ku gisekuru, ititaye kuri wa mugisha bavuga yari afite cyangwa cya cyubahiro yari afite muri bene wabo. Imana imuha ibyo yasabye. Umunyamahanga uhawe umugisha n'Imana ya Isirayeli badafitanye isano, ariko kubera ko yasobanukiwe akavuga ngo iyi ni Imana itanga umugisha, iyi ni Imana isohoza amasezerano, iyi ni Imana itarobanura ku butoni. Mpfa kuba naramenye yuko Imana nanjye ndi bo yaremye. Mpfa kuba amenye ko Imana itanga umugisha ititaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Imana ireba mu mutima. Ibi binsunikire ku kandi kantu. Mwibuka umugabo bita Korneliyo mu Byakozwe n'Intumwa ibice 10, ku murongo wa 35, Bibiliya iravuga ngo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Mwibuke ko Korneliyo yari umunyamahanga, ariko Bibiliya ikavuga ngo agasenga Imana ubudasiba, ngo agatoza abo mu rugo rwose kubaha Imana. Ngo nuko ku isaha y'umunsi, ku isaha ya 9, marayika w'Imana ngo araza aramubwira ngo yewe Korneliyo we, ngo gusenga kwawe n'ubuntu ugire ngo byazamutse ku rwibutso imbere y'Imana. That is Korneliyo. Wari umunyamahanga udafite ahantu ahuriye n'ubwoko bw'Imana na Isirayeli, abanyamasezerano. Aho niho Petero yavugiye ayo magambo, amaze kubona ko yasanze abantu bamenetse buzuye imbaraga z'Imana. Aravuga ati nta kindi kintu gisigaye usibye kuzura umwuka, naho byose mwabihawe. Imana itarobanura ku butoni. Aravuga ngo menye neza ko ari Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka akayumvira, iramwemera. Aha niho Yabesi nawe nuko byamugendekeye nk'umunyamahanga. Asaba Imana uyu mugisha. Amaze gusaba Imana uyu mugisha, Imana irawumuha. Amen. Imana imwagurira imbago. Bivuze ngo aho uri aho ariho hose, uri uwo ari we wese, uvuye muri comfort zone, hari igihe utekereza
hari igihe utekereza uburyo tubaho ugasanga ni ibintu biteye agahinda. Bijya bibabaza cyane kugira uburyo umuntu asaba umugisha. Donc dusaba umugisha wo gusavayivinga, dusaba umugisha utuma tubasha kubaho. Ngo mani icyamukama imyambaro yanjye, icyamukama ibyo kurya, icyamukanyubakira aka kazu, icyamukama akamodoka, nanjye muri sosiyete nkagenda mu buryo bwunyoroheye, icyama nanjye nkagira ijambo. Ariko umugisha, iyo umuntu asabye umugisha uri wide. Ntabwo umugisha ugarukira kuri wowe, ntabwo umugisha ugarukira kuri jyewe, ahubwo umugisha w'Imana itanga uba transfer. Kimwe mu bintu nababwira hano aravuga ngo ukanyagurira imbago. Mwibuke Imana iha Aburahamu umugisha muri 12 itangiriro. Aravuga ngo nzaguha umugisha, ngo kandi nindangiza nkuhindura umugisha. Aravuga ngo abazakuvuma nzabavuma. Umugisha iyo wawuhawe, umugisha navuze muri biriya bintu byose umugisha ugaragaramo. Umugisha urongera ukaba protection. Nta cyakugirira nabi ufite umugisha ngo bikunde. Iyo ufite umugisha uba protege. Umugisha utambukaho umuntu atagatambutse. Iyo umugisha kabone nubwo bagufungira mu nzu runaka, umugisha ntabwo ujya ubura aho unyura. Niko byagenze kuri ba Yosefu. Umugisha urabasanga mu buroko. Imana yimura Aburahamu ikamukura muri bene wabo, umugisha uramukurikira. Umugisha uva kuri Aburahamu ugakurikira Isaka. Bibiliya iravuga ngo Isaka aragenda, uwo ni umwana wa Aburahamu, ngo arabiba, ngo akajya abiba, ngo aba umukire kugeza igihe abereye umukire cyane. Umugisha Imana imuhaye uragenda ukagera ku bana be. Imana ibwira Aburahamu ngo nzakugira umugisha, nzaguha umugisha ndetse nkugire umugisha. Urubyaro rwo mu isi rwose ruzitirirwa wowe. Uyu munsi turi igisekuru, turi abana ba Aburahamu, dukomoka mu gisekuru cya Aburahamu, turabuzukuruza ba Aburahamu kubw'amasezerano. Yesu ashimwe cyane. Iyo umuntu rero atari yasobanukirwa umugisha, asaba umugisha wo gutuma asavayivinga gusa, umubeshaho uyu munsi. Ariko iyo umuntu asobanukiwe umugisha w'Imana ni mugari. Ijambo ry'Imana rirambwira mu Migani 22 ngo umuntu mwiza asiga umwandu uzagera ku bana b'abana be. Ibyo ntabwo bivuze iki? Bivuze ko bitagarukira, umugisha utagarukira kuri wowe gusa. Umugisha ni mugari, urakomeza. Uzi ko umugisha ugera kuri details z'utuntu dutoya cyane. Uzi ko umuntu aba mwiza ntagire igikundiro. Wajya umureba ukavuga ngo ariko uyu muntu yazize iki? Uyu mukobwa yazize iki? Uyu muhungu yazize iki? Uyu muntu uko afite amafaranga, mu bigaragara abantu bapurizinga cyangwa se bihesha abantu agaciro n'icyubahiro ko bifite, harabura iki? Uzi ko umugisha ukora ku bintu, utakoringa ku bintu byinshi cyane. Nawe niyo mpamvu rero uyu musore arimo gusenga akavuga ngo icyamukampa umugisha rwose. Ngaruke kuri ibindi bintu bitatu yavuze. Icyamukampa umugisha rwose, ukagura imbago zanjye, ukagura imbago yanjye. Uko n'ukwaguka twayibonye hariya, Imana imuha umudugudu. Icya kabiri, ukuboko kwawe kukabana nanjye. Iyo ni faveri y'Imana. Ubwo ni ubuntu bw'Imana buba ku muntu. Reka mbabwire, uzi ko kwiga ni kimwe, kubona akazi ni ikindi. Kubona akazi ni kimwe, ariko icyavuyemo kukugirira umugisha ni ikindi. Sustainability y'ako kazi, kuhagirira umugisha. Kubona akazi ni kimwe, ariko kukaboneramo umugisha ni ikindi. Kuyobora ni kimwe, ariko kumvirwa n'abo uyobora ni ikindi. Kuryama ni kimwe, ariko gusinzira ni ikindi. Gushaka ni kimwe, ariko kubyara ni ikindi. Gushaka ni kimwe, ariko kurema muri uru rugo, ukaremya muri urwo rugo ni ikindi. Baca umugani ngo ubwiza bw'umukobwa mu mugezi bwami, ariko ubwenge nibwo mubeshayo. Uzi ko ubwenge ari umugisha. Ubwenge ni umugisha. Uragenda nk'abandi, barakubita pipi, imodoka nini, iki byose bivuge n'iki byose, bagukomere mu mashyi bagire bate, kugerayo ni kimwe, kuhaba ni kimwe.
kuhagera ni kimwe, gukora ubukwe ni kimwe, ariko kuhagera ukahaba, ukahagirira umugisha, ukahakomerera, ukubaka umuryango, nawe ukazasiga legacy, ukazasiga umurage, ni ikindi. Ibyo rero ni sign y'umugisha. Hari igihe twibeshya umuntu yakubaka akantu kamwe akagira ngo yabonye umugisha, yakubaka akazu kamwe akagira ngo yabonye umugisha, yatunga akamodoka nako kagenda kajegera akagira ngo umugisha arawubonye, yasa neza nubwo yayigira isa neza akagira ngo yabonye umugisha. Ariko ndagira ngo babwire ngo umugisha w'Imana urenze ibyo tubonesha amaso uyu munsi. Umugisha w'Imana ni mugari. Inshuro nyinshi iyo tudasobanukiwe umugisha, reka nkoresha iri jambo, iyo tudasobanukiwe umugisha tubaho turi abantu birwanaho, tudatekereza what next, inyuma yacu bizagenda bite, abo tuzasiga bizagenda bite, ese tuzasiga legacy, tuzasiga umurage umeze ute. Iyo tudatekereza umugisha mugari tugarukira kuri twebwe, ariko umugisha w'Imana mugari, umugisha Imana itanga uragenda ugera ku bandi, ku bindi binyejana bizakurikiraho. In fact bishatse kuvuga ngo iyo umuntu adasobanukiwe umugisha uburyo ari mugari, yubaka ibirangirana nawe. Ahora avuga ngo Mana njyewe, Mana njyewe. In fact uko bimeze ni nko kubaka igisenge, in fact ni nko kubaka inzu, warangiza waba ugiye kuzayivamo ugaterura igisenge ukagitwara, wibagiwe abazasigara muri iyo nzu. Wari uyirimo izuba riva, izuba rigatangirwa n'igisenge, imvura ikagwa igatangirwa n'igisenge, imiyaga igahuha igatangirwa n'igisenge, nabo muri kumwe. Kubera kwikunda, kuba egoiste cyangwa se kwikunda mu Kinyarwanda ko mbikoresha ngira ngo selfish, kuba selfish. Ntutekereje abo mwari kumwe, warangiza wajya kugenda ugasambura cya gisenge ukagitwara utitaye kubasigaye muri iyo nzu. Niko bimeze iyo dusaba umugisha utubeshaho, iyo turwana no gusavayivinga ubwacu kugira ngo tubeho, tudatekereje ku bandi bazadukomoka. Umuntu mwiza asiga umwandu uzagera ku bana b'abana be. Umugisha w'Imana ni mugari. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkusabe wowe udukurikiye, agura amaso, agura ibitekerezo, va muri comfort zone, egera Imana, saba Imana umugisha. Mu byo urakora, urasituraguringa, urarwana, ariko se hari ibintu turwana nabyo tutazi, hari ibitangira imigisha yacu. Urakora ntacyo ubona, urakora ntabwo uzi imbaraga zikurwanya, urakora ntabwo uzi imbaraga zikurwanya zirimo kukubuza kugera kuri cya kintu washakaga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ikinyamubiri cyose hari ikinyamwuka cyacyo. Niba ukoresha imbaraga mu buzima bwawe ugira ngo ugire icyo ugeraho, hari izindi mbaraga zirimo kukurwanya utazi. Hari imbaraga zikurwanya utazi, hari imbaraga zikubuza kugera kuri wa mugisha wawe, hari imbaraga zigusenyera urugo, hari imbaraga zikubuza akazi, hari imbaraga zituma uhora utangira ibyo watangiye ugatangira, aho wakageze ugatangira, hari imbaraga zituma utaba successful, hari imbaraga zituma udakomeza, hari imbaraga zituma utagera ku iyerekwa ryawe, hari imbaraga zituma zikurwanya zigatuma icyo watangiye kitarangira. Hari imbaraga zitangira umugisha wawe. Iki nicyo cyatumye Yabesi atakamba. Ako kantu nkongereho ko gutakamba, aratakamba. Iyo bivuze gutakamba, buriya gutakamba biba bivuze ngo umuntu yerekanye agahinda, yerekanye umubabaro afite, yerekanye uburemere bw'ikibazo afite. Ariko inshuro nyinshi tujya gusenga twavuga ngo Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru, amen. Ukagenda ugasinzira, ukanasenga unasinzira, ariko nta gihe uragira, nta gihe urafata umwanya uvuge ngo ngiye kujya imbere y'Imana, njyanye icyo umutima wanjye ushaka, hari ikintu kimbabaje, hari ikintu ngiye gusengera, hari ikintu ngiye gutakira Imana, hari ikintu ngiye gusaba Imana.
mana yanjye unyumve nje kugutakambira. Aravuga ngo ukampa umugisha, ukagura imbago yanjye, ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Ibyago bijya biza. Ibyago iyo bikugezeho bigenda bite? Ese iyo bije bigenda gute? Ese ibyago iyo bije bigukura ku Mana? Ese ibyago iyo bije bituma ukegera Imana? Ibyago iyo bikugezeho bigenda bite? Twabonye mwese murabizi inkuru iri muri igaragara kuri Yobu. Ibyago byamugezeho ariko ntabwo yigeze yihakana Imana. Mutekereze n'amagambo umugore we yamubwiye n'abandi abitwa ba Elifazi n'abandi ngo natuka Imana yipfire. Ariko aravuga ngo muvuze nk'aba mu mapfapfa ngo ntibikabeho ko natuka Imana yanjye. Ibyago iyo bije bigenda gute? Ibyago iyo bije ukomera ku Mana, ariko nimurebe ukuntu byaje kugenda. Nawe asoza avuga ngo Mana nari narakumvise ariko ndakubona. Umunezero, ibyishimo, bimwe mu bintu biranga umugisha. Nababwiye ngo umugisha ni ikintu kigari cyane. Ibyishimo, umunezero, ibyishimo ni by'akanya gato ariko umunezero uraramba. So hari ibintu byinshi bigaragaza umugisha w'Imana. Iyo Imana itanze umugisha, ntabwo Imana igarukira, umugisha w'Imana itanga ntabwo ugarukira ku byo tubonera hano uyu munsi wa none. Umugisha w'Imana ni mugari. Senga Imana usaba umugisha, takambira Imana. Gusenga Imana ntabwo ari amakosa, utakambira Imana ntabwo ari icyaha. Senga Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none Imana ititaye aho ukomoka, ititaye ku gisekuru cyawe, ititaye kuri background, ititaye ku mashuri, ititaye ku ibyo byose nawe wongereho ibindi, Imana itanga umugisha. Imana ireba umutima. Iyo uzanye umutima wubaha Imana, iyo uzanye umutima ugaragaza icyo ishaka, Imana iriseriye akenshi iba ishaka kureba icyo dushaka. Urapfukamye, niki kigupfukamishije? Niki kikuzanye imbere y'Imana? Inshuro nyinshi yagiye tujya gusenga dukurikiye abandi, ukajya gukora attendance mu rusengero kugira ngo abantu babone yuko nawe hari inshuti wakurikiye, ejo zitazakwita umupagani kubera kutajya mu nzu y'Imana utajya gusenga. Ariko ugomba gusenga uzi icyo ushaka, ujya mu nzu y'Imana uzi icyo ushaka, ujya gupfuka muzi icyo ushaka, usoma Bibiliya uzi icyo ushaka. Hano harimo ubutunzi muri iri jambo ry'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo uwo uri we wese nsoza utitaye ku mateka yawe, aya niyo mateka ya ABS. Imana ahindura amateka yawe. Imana yaguha umugisha. Ni Imana itarobanura ku butoni, ni Imana itanga umugisha, kandi umugisha w'Imana ni mugari. Imana ibaha umugisha cyane. Murakoze. Mana we ndafashishwe. Umugisha. Bishop adusobanurira neza umugisha w'Imana wari we. Bene data, reka mbabwire ikintu kimwe. Umugisha w'Imana yabivuze neza. Kubaka urugo ni kimwe, no kurugumamo ukarubamo amahoro kandi ukarugiramo umugisha, naco ni ikindi. Kubona akazi ukagakora ni kimwe, ugahembwa amafaranga akakugira umumaro ni ikindi. Muzi ko hari abantu babona akazi, amafaranga agera ukwezi kukarangira, ingwara abana bose bagwaye bagahera kwa muganga, amafaranga yose kugira ngo azabone nayo ahahisha nke nayo agisha yimarira yashize. Uko yabona inyatsa akaba ariko yongera. Muzi ko hari abantu umugisha w'Imana, umuntu akaba afite amafaranga menshi ariko kugira ngo azabone ibitozi ngo aryamagere mu rugo asinzire, kaba ikindi kibazo. Nongereho kandi umuntu akaba afite amafaranga ariko washaka ba nyirayo ukababura. Donc hari ukugira ubutunzi ariko wareba ba nyirabwo mu by'ukuri ukababura. None hari no kugira abantu ukabura ubutunzi. Ariko umugisha w'Imana iyo uhari ugira abantu ukagira n'ubutunzi. Ugira ubutunzi ukagira n'abantu. Urumva umugisha ntabwo uri ku kintu kimwe, uri ku bintu byinshi. Uzi ko umuntu ubona aje hano nk'umuntu nk'abandi bakabona afite ibintu byose
ariko kugira ngo azatwenge ukabona arasetse nkunda guseka ukabona ko asetse ukabona aranezerewe ukabishakisha ukabibona ukavuga mara gute umuntu aba afite ibintu byose ufite abana ufite ibintu byose bishobora gutuma umuntu wese areba ukavuga ngo afite umugisha ariko kugira ngo uzabone ko anezerewe yishimye ukabibura kwishima umunezero nawo ni umugisha rero abantu bari bazi gusenga abantu bazi gusenga umuntu yazi gusenga neza iyo Imana yakugendere ikaguhishurira ugomba kumenya ko dusenga ngaho bivuga uzi kugira umugisha ukabona amafaranga umugisha w'amafaranga wabonye akigisha abandi ntigisha abawe ugasanga umuntu arigisha abana b'abandi nabyo ni byiza ariko mu by'ukuri wakabigishije ariko nabaye bakwiga kamera uzi ko umuntu wigisha abandi abaye barimo kunywa urumogi abaye bari mu bisindisha ukabona bari mu bintu bidafite epfo na ruguru uwo mugisha wawe ukumariye icyo kugira amafaranga abana bawe ntibayagiriremo umugisha ntibayabenefitingiremo umugisha rero bene data ndagira ngo ibyo ni ugufungura ibitekerezo byacu kugira ngo turebe kure tumenye uko dusenga ujye muri detaye zo gusengera ubuzima bwawe byo gusengera umugisha ni iki wabivuze neza umunezero gusinzira uzi ko umuntu agira amafaranga ntabashe no kuyarya akayagihaza gusa n'ibinono agatungwa na dodo gusa ngo ujye unywa amazi na dodo ibyo bintu byatuma uramba umugisha uri kuri buri kantu kose buri detaye y'ubuzima umugisha uri kuri aspect yose y'ubuzima kuri buri nguni y'ubuzima nidusaba umugisha tumenye uburyo dusaba umugisha nidusenga tumenye uko twuriya dusengesha usabe faveri y'Imana usabe kwagurirwa imbaga usabe kugira faveri aho ugiye usabe kugira igikundiro ubwiza bwawe ntibukagupfira ubusa umugisha Imana iguhaye w'akazi ntikagupfira ubusa abana Imana iguhaye ntibakagupfira ubusa umutware Imana iguhaye ntakagupfira ubusa umufasha Imana iguhaye ntakagupfira ubusa kuko ibyo byose iyo twari tubifite ariko ntibitugirire umumaro nta mugisha uburimo umugisha tugira ikigaragaza ko twagize umugisha nuko ibyo twahawe biramba nuko bitugirira umumaro urakoze cyane ari ahantu hasigaye hano hantu ukuntu ya besi ngo ya besi ngo yarushaga icubahiro benesi hano hantu ya besi ngo yarinjiraga muri komantere ngo yarinjiraga benesi bagahaguruka bakoma amashi yarinjiye bagahaguruka ati igitangaza kiraje ariko ndatekereza kubera ko uyu mugabo yinjiraga benesi bagakoma amashi bakavuga ati tubonye ni nko kuvuga ngo tubonye igitangaza cyacu kiraje ariko jewe ahantu natekeye navuze none gute uno mugabo ari we yahishuriwe muri ko murumva ko yari afite icyo cubahiro deje yari afite akantu abarusha ariko aravuga ngo nubwo bimeze gutya reka nongere nsaba Imana igira ikindi kintu ihindura ku buzima bwanje kuki bariya batatekereje kandi bumva bivuga ngo iyo umuntu akora icubahiro uba uri hasi yiwe nyine kamwe makagombye nibura gushaka kuzamuka use nawe basi ugere nkawe ariko batweze kuna ya mbese ariko yavuze ngo icampa ukanyagurira imbago bivuze ngo haraho yari amaze kugera ukuboko ukabana naje asenga ya masengesho yose bivuze iki rero iyo utarahishurirwa nje kintu nakuyemo Yesu ashimwe iyo utarahishurirwa ngo umenye uburyo usenga aho wagira hose abaraho uzakomeza ukomera amasha abantu ariko umuntu nakurusha guhishurirwa azakurusha n'umugisha azakurusha no kugera kure cyane bivuga ikire bene data icyo ushaka kubabwira ni iki umugisha maze iminsi mbitekerezaho umugisha wacu urahari umugisha wawe uri ku irembo uri ku marembo yawe kuko turabuzukuru bande ba Aburahamu muri Genesi 12 no havuga ngo Imana yari yarahaye Isaka umugisha mu buryo bwose kandi natwe turabuzukuru ba Aburahamu nimba turabuzukuru ba Aburahamu
ugomba guhaguruka avuga ngo mana hari ibintu ndambiwe, hari ibintu ngomba guhindura mu buzima bwanje. Iyi comfort zone kuba numva yuko abantu bashobora kugira, uzi ko umuntu aba umuyobozi w'umudugudu cyangwa ayobora abantu 10 agasigara gucaho narakuzuze akumva yagezeyo agasigara gucaho narakuzuze agatse ku mana yanje nk'uyu byagenze gute. Umuntu akagura Imana ikamuhuhira ikamuha iyo modoka y'imiliyoni 3 kugira ngo agasigara yumva nk'aho mengo abandi bose yageze yaje. No, Aburahamu ngo yari afite umudugudu, yari afite ibintu bidasanzwe. Uwo rero dukomokaho. Nubona rero ubonye ako kantu ngo mana wakoze muri bya bindi byinshi ufitiye umpaye, ariko nkeneye umugisha mu buryo bwose, mu magara meza, mu buryo bwifadika. Umuhesha umugisha, ntubone umugisha ngo nuwawe gusa. Yabivuze turumugisha kubw'abandi. Rero n'uje urabona ufite umugisha w'abana bawe gusa, ntago uburawugira. Nubona ufite umugisha w'urugo rwawe, wagaburiye umwana wawe n'abana bagisha abana bawe gusa, uwo ntago uburaho umugisha. Ugomba guhinduka umugisha. Kuvuga ngo nabonye ngomba guhaho n'abandi, bigatemba bikagenda bikagera no ku bandi bantu bankikuje, bakamenya yuko ndi iki uzukuru. Ubwo ntibihura na overflow. Bihura na overflow. Biratemba bikagera no ku bandi. Overflow iyo bimaze gusesekara bigera no ku bandi. Yes. Yeah. So rero nukuri mbabwiza ukuri, duhishurirwe nkuko Yabesi yarahishuriwe cyane, yabivuzeho neza. Usomye amateka ya Yabesi yagize umudugudu umwitirigwa umudugudu, kandi bene wabo babandi twumva ngo bari bagize iki ntibigeze babisenge. Tuve muri comfort zone, ibyiza birahari. Bane data je narabwiye Imana ntarabona ibintu byose wavuze muri mu ijambo ryawe, kereka nkeneye kuzayibona. Nitananibona naho abana banje bazayibona, kuko ijambo ryawe ntago ubesha. Nimba turabuzukuru ba Aburahamu, tugomba kubona umugisha ntutega mu buryo bwose. Ego Imana rero iduhana umugisha. Imana ibaho umugisha mu buryo bwose, mu magara, mu bifadika, mu mwuka. Imana itwagurire imbago. Imana duhana umugisha. Ego Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Tugushimiye kuri Imana isumba byose kandi Imana ishobora byose. Uri Imana itanga ubwenge kandi uri Imana itanga umugisha. Mana turasenze kugira ngo iri jambo rigwe mu butaka bwiza, rimere nka ya mbuto iguye mu butaka bwiza. Iri jambo Mwami rigere kure, iri jambo rigere mu mitima y'abana bawe. Mwami wagure imbago y'abana bawe, imbago z'abana bawe. Mukiza udukure muri comfort zone, aho tudatekereza abavandimwe, aho tudatekereza abazadukomokaho, aho tudatekereza igihugu cyacu, aho tudatekereza umurimo wawe, aho tudatekereza bene wacu, ahubwo umuntu akabanyamwigendaho. Utubabarire, uduhe kwagura amaso, utwagurire imbago, uduhe kureba kure, uduhe gukunda bene wacu, uduhe gukunda igihugu cyacu, uduhe gukunda umurimo wawe, uduhe gukunda abadukomokaho, uduhe gukunda abo dukomokaho, uduhe gusengera umugisha wagutse Mana. Rero turasenze Mukiza kugira ngo iri jambo ryawe ryaguke rigere ku bantu bawe, kandi Mwuka Wera akomeze kurisangiza benshi, Mwuka Wera akomeze kubasobanurira kugira ngo buri muntu wese ahari uwumvira ijambo ribashe kugira icyo rikora mu buzima bwe, kandi rihindura ubuzima bwe ndetse rihinduye n'umuryango we. Urakoze Data mwiza kuduhaye imbuto nziza, kuduhaye ijambo ryawe Mana, rikaba rigiye gutunga ubuzima bwacu Mana. Ni irya none kandi n'iryo mu gihe kizaza. Urakoze rero Mukiza, turagushimiye. Abana bawe bahabwa umugisha n'iri jambo kandi ubagurira imbago. Mwami dusengeye abadutumiye Mwami, dusengeye Mwami Mama Pastor Babylin kugira ngo Uwiteka Imana umugirire neza, ukomeze kumwagura, wagura umurimo akora, wagura umuryango we, wagure Nyagasani imbago ze, umushyigikire, umwiteho, umufate amaboko ndetse n'umuryango we Mukiza. Dufatire amaboko Nyagasani abavandimwe, dufatire amaboko igihugu, ugikomeze kandi uduhe umugisha wawe n'umugari, umugisha wawe waguke kugira ngo Mwami tuzawusugire n'abazadukomokaho. Urakoze Mwami, mu izina rya Yesu dusenze, amen.